umupadiri. Yego. Kandi urabizi abapadiri ntabwo bashaka abagore. Nta nubwo bemerewe kubyara. Yego. Noneho nari naramenye niyushya kuye yuko biriya bintu ntazabishobora. Yego. Naragerageje niyiriza ubusa, ndeka inyama, kugira ngo utajya abagore, kugira ngo rwose nirinde abakobwa. Bigeze no kuma akazi. Yego. Nari nshinzwe ubutabera n'amahoro. Musuze uyu munsi wa none mwifurize umugisha, mwifurize amahirwe ndetse atoka Nyagasani umwami Imana. Nkuko twatangiye ibiganiro byacu ndetse birimo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukiza. Uyu munsi twongeye kugarura wa uvuga ubutumwa wacu ndetse urimo kugenda arimo kubwira abantu amagambo agiye akomeye kandi amagambo y'Imana. Turi kumwe na padiri, nimwita padiri byihanganire, padiri nkamwita pasteur nkamwita reverend. Ubwo nijya mvuga ayo mazina yombi yose nibize gutera ikibazo cyangwa se confusion, ahubwo umenye neza ko ariko kuri bagakomeza se ngo ni padiri gute. Nashakaga kubyivugira gusa nuko yavuze ngo padiri imyaka itari mike, ariko uyu munsi none ni pasiteri yakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, arabaturwa arabohoka. Nyakubahwa Ubald, karame umushumba, nsohoriza aba bantu bari mu kumva. Nongeye kubasuhuza kandi mbashimira kubera ubwitabire butangaje. Nkomeze kubona iki kiganiro cyacu. Ndifuza yuko umuntu ukurikira ikiganiro cyacu niyumva ntacyo kimubwiye azajya cyoherereza umuntu urwariye kwa muganga cyangwa umuntu ufunze muri gereza, nibo bazamenya agaciro k'ibiganiro. Aragira ati niba koko wowe ubwawe utari kucyumva neza, cyohereza umuntu urwaye, cyohereza umuntu ufunzwe se umuryango barajya bacyashitagira zose bahita igororero. Hajya buriya igororero buriya igororero bagira bose YouTube ariko bumva amakuru. Birashoboka rwose. Ijambo ry'Imana bagira bavuga je nakoze uriya murimo wabwiriza muri gereza. Wari womonye? Oya, n'umurimo nihaye. Nabwirije gereza ya Gisenyi kera, byanye n'inshuti yanjye yitwa Segasinde. Kera yari umuntu ukunda kurwara. Yanywaga akanyanga. Wamuvugisha gato akagutera umutwe bakagusukira amazi. Noneho kera ngo yigeze guhagarika konvoyi ya mubutikisha yasinze. Noneho aza gukizwa. Ubu ari muri Amerika rwose, ndaza no kumwoherereza ikiganiro. Niwe wantinyuye kubwiriza muri gereza. Noneho ahagaritse konvoyi ya Mobutu, abonye batamufunze batanamwishe, arihana arakizwa. Akajya abwiriza muri gereza akavuga ngo kuko nawe niwe mwanya we, Imana itamugirira ubuntu yari kuzapfira muri gereza. Kuko urumva yari yasinze icyo gihe. Twajyanye ku Gisenyi, ajya guhagarika iyo modoka y'umuyobozi yari yasinze kubera inzoga, kubera kanyanga. Ahita yihana rero abatuye uyu munsi kanyanga nivuyeho. Nanjye rero nabwirije muri gereza ya Gisovu abantu 4,400 barihana bavamo ku masezerano y'Imana. Hasigaye n'ijana nk'uko Imana yari yarabitubwiye. Imana yari muri Muhanga gereza bahindura depo yo kurwanya inzara muri Gikongoro. Ubwo Imana yari yarabwiye ngo iki? Yarabikwegera. Imana yaratubwiye ngo mfunze gereza mfunguye abagororwa. Haleluya. Amen. Ngo abihariye bose ndabarekuye. Iyo gihe bataha gacaca ziba ziraje, bamwe bajya muri tije abandi barataha, abandi baratsinda. Abinangiye bari muri Muhanga ari ijana. Hakurumva umusaruro urahaba. 4,000 barataha. Iyo ijambo ry'Imana uri ahantu hakugoye irakora. Amen. Mohereze mu bagororwa no mu barwayi kwa muganga bahebye. Reka tutari dusenga Imana kugira ngo abantu bose baze kumva neza ikiganiro tugiye kugirana, kandi Ubald niwe ugiye gusenga. Haleluya. Amen. Tata ndagushimira. Witeka Nyagasani, ndagushimira yuko hari igihe kera wazajya kumbwira ko nzajya nigisha ijambo ryawe nambaye costume. Nabwira musenyera akagira ngo nasatse. None ndabwiriza nambaye costume. Amen. Ikanzu yanjye ndikumuyemo costume kugira ngo ntihakana abana banjye. Kandi ntaca imiryango.
ndagushimira yuko wamerekeje muri iriya nzira kandi barushaho kunyereka. Reka abantu baza kukumva bari mu bwami bw'umwijima, batisobanukiwe, batazi abarimo, biyita ibyo batari, ubagenderere umucyo wawe bavire kuko basariye cyagiye turi mu mba, maze bahirwe bagire amahoro, ya mahoro y'abana b'Imana, ya yindi watubwiye ngo ndabahaye kandi ntabwo mbahaye nk'uko abisi batanga. Amahoro yawe abe kuri bo, abihana by'ukuri bakabikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kora subscribe niba ari bwa mbere, kora like, commentaire yawe naho uyishyiremo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ariko mbere yo kugira ngo tuganire ikiganiro dushaka gutegura uyu munsi wa none, tugiye kuganira ikiganiro kivuga ngo imbuto z'umwuka wera. Ariko turagana ikiganiro hari akantu wasenze ngira amatsiko n'abantu badukurikiye bashaka kubagiza amatsiko. Rero ngiye mbere hano kugira ngo nze kubariza abantu, ndetse ngiye mpamagariye abantu bose badukurikira, sibyo? Wasenze uravuga ngo ndashimira Imana ko nigeze mbwira Musenyeri ko nzabwira nambaye kosima akaguseka. Byari byageze jewe muri 91 Imana yagendereye mu buryo bwinshi. 91 yarabanje ingenderera mu buryo ari umupadiri. Yego. Kandi urabizi abapadiri ntabwo bashaka abagore, nta nubwo bemerewe kubyara. Yego. Noneho nari naramenye niyushya kuya yuko biriya bintu ntazabishobora. Yego. Naragerageje niyiriza ubusa, ndeka inyama, kugira ngo utajya abagore, kugira ngo rwose birinde abakobwa. Bigeze no kuma akazi. Yego. Nari nshinzwe ubutabera n'amahoro, kurwanya akarengane muri diyoseze ingana n'u Rwanda. Ndavuga rero kugira ngo hatagira abakobwa bazamenye. Ubwo mwari muri Kongo? Twari muri Kongo kuri Goma. Yego. Mfata ishambure hejuru muri etaje, ku buryo n'umuntu uri muri rond-point centrale amenya umuntu winjiye iwanjye akamenya n'igihe asohokera. Iruhande rw'iya Musenyeri n'amadebe ko hari umukobwa uzahinjira. Yego. Baraza. Bigeze aho rero mbona yuko ibyo bintu bikomeye cyane, n'abo tuganiriye nsanga n'ubundi ngo barabivangavanga ngo bagahabwa penetensiya, kandi mu by'ukuri burya Imana ikubabarira icyaha ko wakiretse. Yego. Utari wakireka ushobora kubishya ngo warababariwe utarababariwe. Noneho rero nigeze kumva ijwi. Iryo jwi niryo ryaninyuye. Waryumvise uryamye? Oya, nari nirije ubusa navuze rozari. Birambwira ngo wagicucuwe ngo iyo Mariya ngo amera nk'uriya mugore wawe nyirakanaka, bagakuramo inda ya Yezu ngo ubu uvuga ibyo bishapure byawe. N'umukobwa rero wari warambwiye ngo namuteye inda mu kandi tuzayikuremo. Umukobwa niwe wagusabye ngo uyikuremo? Niwe wansabye ngo tuyikuremo. Atari wowe umusabye? Oya, njya kumubuza. Ngiye kumubuza rero byakurikiyeho ni byinshi. Ubu ngubu ndi umubyeyi mfite n'umwuzukuru. Amen. Kuri babandi kabiri Musenyeri rero nkabubwira rero biriya bintu byarananiye. Iyo penetensiya ntabwo ibivura. Penetensiya ntabwo ibivura biriya kabiri. Navuga rero ngenda ndashaka kubera umuturage. Ubundi njyewe buriya ntabwo ngira amasura menshi. Buriya twaganira icyo ntakubwiye ntabwo mba ngifite. Nta kibazo. Ni uburenganzira umwuka wera yambaye. Ubu rero iyo umuntu ari mu mayira abiri ntabwo agira amahoro. None ibyo wabwiye Musenyeri ugiye ko uzaburiza wambaye kositimu, dore ngibi birasohoka. Ako umaririza umaherutse gupfa. Umusenyeri. Ariko abapadiri be bazabirebe. Imana bazajye batwibuka twembi. Imana imuhirukodeshe. Ariko yari umuntu mwiza. Yari umwana mwiza. Yakundaga gukiranura abantu. Yego. Yarwanyaga akarengane. Amwigiyeho kurwanya akarengane. Ye sinshobora gukinisha akarengane. Yego. Gukinisha kurenganya umuntu cyangwa wowe bakinisha kundenganya ntabwo bikunda. Okay, reka twihute rero. Uyu munsi dufite ikiganiro kivuga ngo imbuto z'umwuka wera. Iyo bavuze imbuto z'umwuka wera, Bardi wumva iki cyangwa n'ikibabwira aba bantu kijyanye n'imbuto z'umwuka wera? Mu bice bitambutse twaganiriye ibintu
z'abamarayika, ibintu bitangaje. yego, ngaba abamarayika, ngizi impano z'umwuka wera, cyane, ngibyo ibitangaje. yego, yenda icyanyuma nasorezaho ku ishusho y'abamarayika, hari igihe marayika ashobora kuza n'ishimwe Yego. akazi iwanjye cyane, kera nimukindera ntagira umugore, noneho ndwara malariya, kera batangaga kinini, yego, amakara ndego narayinyweye kinini na maradogizine na fasidari, kera habagaho na za teorine n'ibintu Yego. byinshi. na noneho kororokini, bamye ibinini 42 ngo zicaga amatwi, unyoye bine amatwi arapfa. ngo bicaga amatwi cyane, nari maze igihe gito nkijijwe, ndataha pfukama imbere y'igitanda cyanjye, ndamubwira rero Yezu tuganire nk'inshuti zambaye revyezami, yego, ndakubwiza ukuri nawe umbwiza ukuri, mpfukamye hano, mfukama imbere yawe, izi malariya, ariko mbere na mbere ubanze unkize izi kinini, yego, urumva niba bikunaniye unyure nitahire dore nariyejeje, Narihaye, urumva gutyo. Ubundi abagabo babwizanya ukuri. Ndapfukamye rero, ndasinzira, ndasinzira cyane. Haza umupasiteri w'umusore nakundaga cyane mu nzozi, umusore muremure mwiza cyane w'umunyarwanda, ntabwo yari umuzungu. afata utuguru twombi hano, acomeka muri prize y'amashanyarazi, mbiri byuya byuzuye nk'akabindi, matera yose ihinduka amazi agera hasi, malariya yose ishira. uri mu nzozi, buracyane igira mu giterane cy'umukuba bonge, nuzura umwuka wera avuga mu ndimi, namaze imyaka 10 narongera kurwara malariya. no kurwara umenya ari ubushake reka ku Mana yaduhaye. Yesu yaravuze, soma Luka 10:19, nabahaye ubutware kuri utwo tuntu twose twa malariya, Luka 10:19. Reka tuzome twumve. Luka 10:19 hari ijambo ryiza ryavuze ngo, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kidutwara, turarinze. Haleluya, amen. ubwo rero nari nkivuga ku bamarayika, ushobora kurota Perezida Kagame naho waruse Yesu, ushobora hari n'igihe ndota Trump ngamenya ko Yesu yamuriye, kandi sivuga ko Trump ari Yesu. Oya, ubundi yorose Perezida bivuze ko uwari we wese Perezida, uwari wese ukamurota bivuze ko ari Yesu wagusuye. Wese nta kintu wiruka kurota, kurota se azimisi ndi kurota ni ngira mubyara wanjye yitwa Karega, Muzehe Karega, se wa ambasaderi Karega wahoze mu Bubiligi na Kongo. Iyo duhuye, kubera ko se yari umupfumu na sekuru akaba yari umupfumu, ari we se wa data, tubazanye ibyo twarose, tukabisobanura nyine tunyujije mu mwuka wera. Kuko n'abapagani bararota. Avuga ko Farawo yarose se agiye kurongora umugore wa Abrahamu. Uyu mugore w'umugabo uramukoraho ndakwica, abaha amaturo arabohereza, kandi n'abantu badakijijwe bararota. Hanyuma twikomereze ku kintu twaturiho kivuga ngo imbuto z'umwuka wera. Iyo bavuze imbuto z'umwuka wera, wumva iki, cyangwa uri kutwumva umuserero ku miki? Soma ahantu heza cyane, Abagalatiya 5:22-23. hari amagambo meza cyane, nuyasoma uyasubiremo. Isubiremo abantu imbuto 5:22-23. Reka dusome hagati y'ibice 5 ku murongo wa 22-23. Turavuga ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Bisubiremo nka kabiri. Imbuto z'umwuka wera, ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni kwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka, kugwa neza, kwirinda.
ibimeze bityo n'amategeko abiri wazonye nazo ni 9 ako n'impano z'umwuka wera twasanze ari 9 nazo ni 9 kiriya 9 buriya kimwe gatatu okay noneho rero ongera ubisomere ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo ni amahoro ni ukwihangana ni ukugira neza ni ingeso nziza ni ugukiranuka ni ukugwa neza ni ukwirinda ibimeze bityo amategeko haleluya amen. urumva ibyo bintu umuntu wasangaho ibyo bintu mukabana mu nzu mugakorana mu kazi ntiwabugize imana wabugize amahirwe nubwo atavuga mu ndimi wabugize amahirwe nubwo atahanura wabugize amahirwe ndetse akomeye cyane noneho rero tumaze iminsi mu birere yego turi mu bamarayika turi mu bitangaza turi mu mbuto mu mpano zo guhanura ariko mu kinyarwanda hari akaririmbo kavuga ngo tubyine uwo hasi ngo hejuru yica haleluya tubyine uwo hasi ngo hejuru yica uzi ko Yesu yigeze kuvuga abigishwa be yari yabohereje muri stage batarabatizwa no mu mwuka wera baragenda rero bajyana ubutumwa bagaruka biyamirira turabizi ibitangaza by'abadayimoni bahunze watansiyo mwitonde ahubwo murebe niba amazina yanyu yanditse mu gitabo cyo mu ijuru hano kiravuga ngo hari abantu bazaza bavuga ngo twahirukanaga abadayimoni mu izina ryawe twahanuye mu izina ryawe avuga ngo mugende mwa nkozi z'ibibi ntabwo nigeze kubamenya si ukuvuga ngo impano z'umwuka wera ntizituruka ku mana reka ariko ntabwo ari izawe ntabwo wazikoreye ariko imbuto zirakorerwa tansiyo yego reka bugereranyirize ibintu bibiri yego hari igiti cya noheli cya papa noheli bagashyiraho abana amabombo biswi udukati udushusho ujya ukibona kibaye igiti iyo noheli gusa ntitwegereye noheli pasika iyo noheli amashami yabaye iyo bitwegereye noheli mu madini amwe ya gikristu bagira igiti bakakizana bagashyiramo ikirugu n'akana Yesu ikirugu cyo bagishyiramo noneho bagashyiraho abana ahantu hose ikirugu baracyubaka noneho kiriya giti cyo mu kirugu rero bashyiraho abana utubombo twakigereranya n'impano abana baza bagatwara biswi kandi nta giti cyera biswi abana baraza bagatwara bombo kandi nta giti cyera bombo kubera iki kuko ababyeyi babakunda baragira ngo babashimishe ariko icyo giti iyo barangije baragenda bakagica kuko ntabwo aricyo cyazeze nizo bashyizeho izo ni impano rero niyo mpamvu umuntu ashobora kuzura abapfuye mu izina rya Yesu agatubura amafaranga akakiza abarwayi mu izina rya Yesu akavuga ibintu bikaba mu izina rya Yesu kubera iki kubera ni impano Imana yamushyizeho kugira ngo yungure itore hakaba cyitwa imbuto rero yewe ni umuhinzi w'ibiti byera imbuto cyane nshobora gutera ironji narangiza nkaribangurira narangiza nkarifumbira nkarivomerera nkaririnda ibisambo byaza nkabyica nkaryitaho igihe cyazagera hakazaho imbuto imbuto zazaho nazo nkazirinda uburwayi kugera igihe umuntu azasarurira akajya mu isoko ajyanye amaronji ikiro akakigurisha 1000 abantu bakishima izo ni imbuto rero n'umukristo nawe hari imbuto yatubibwemo yitwa ijambo ry'Imana iyo ni yambe mu kilatini mu kigereki ijambo ry'Imana umuntu witwa mutagatifu Chrysologue yise logos spermaticos si ntangangabo logos spermaticos
nzajya menya aho logos kubana nawe nzajya menya ikigereki iyo nizi ikigereki gike cyo ikilatini cyinshi n'icyatsi igiheburayo gike ariko biriya twarabyize ariko sinkibyibuka ariko logos spermaticus yo ndayibuka ni ukuvuga ngo iyo wakiriye ijambo ry'Imana imbuto y'ijambo ry'Imana iza mu mutima wawe noneho wayifata neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo traitez saintement le Seigneur dans votre cœur. Imana ntukazagiye mwikamira mu gituza, mubike ijambo ryayo muryitondeye cyane. Noneho rero iyo mbuto rero imera mu mutima wawe igakurira mu buzima bwawe, ushobora kugwingira ntiyere. Noneho kugira ngo uzabone umuntu weza imbuto rero, umenye ngo uwo muntu izo mbuto azazihemberwa, ntabwo ari nk'impano. Burya Imana izaduhembera se yuko twabwirije ubutumwa? Bibiliya yaravuze ngo abavuga ngo mwami si bazajya mu bwami bw'Imana, abakoze ibitangaza byinshi si bazajya mu bwami bw'Imana. Impamvu umuntu akizwa kugira ngo agende yera imbuto. Na Yesu niko yavuze, yavuze ngo bwiza ubutumwa bwiza, bera imbuto kandi izo mbuto zigumeho. Niyo mpamvu ushobora kubona abantu batanakijijwe ukabona bafite imbuto za gikristo kurusha abakristo kandi basenga cyane. Biterwa n'iki? Ntabwo nyine bitaye ku ijambo, ntabwo barivomereye, ntabwo barifumbiye, ntabwo bafashe neza ijambo ryatewe mu mitima yabo. Haleluya, amen. Noneho rero urabona yuko uriya mwembe weza imbuto, ariko cya giti cya Noheli ibintu by'iminsi ibiri gusa byarangiza bikagenda, bishobora no kuva ku rumwe bikajya ku wundi, ntamenye n'igihe byagendeye. Nujye ubibona? Haleluya, amen. Noneho rero izo mbuto 9 reka duhere ku mbuto ya mbere yitwa urukundo. Urukundo niyo mbuto ya mbere y'umwuka. Ijambo ry'Imana riravuga ni mu gutegeka kwa kabiri, ukunda Imana wikundisha umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Si kimwe? Ni kimwe. Ko nurangiza kandi muri itegeko ringana naryo, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe ubwawe. Haleluya, amen. Imbuto ya mbere rero ni ukuvuga ngo urukundo. Ikintu kivuga ngo kwikunda, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo ni ikintu gikomeye, nicyo niyo mbuto ya mbere. Soma Abakorinto ba mbere igice cya 13 uhera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 14, urasanga ibyo abantu bitwa urukundo atari rwo. Abakorinto ba mbere cy'akangahe? Cya 13 umurongo wa mbere kugera ku wa 14. 13 umurongo wa mbere ngere ku murongo wa 14. Okay, avuga ngo ibyerekeye kuganukira abategeka. Abakorinto ba mbere igice cya 13 andi mu Baroma naringiye. Abakorinto ba mbere cya 13 ku murongo wa mbere avuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Ndetse gato hariya bari babanje bigisha abantu ku mpano z'umwuka wera. Noneho aragisha aravuga ngo ariko ibintu ababwiye byose ngo hari impano y'umwuka wera iruta izindi ngo yitwa urukundo. Aragisha avuga ko ari ukuri, kuvuga ngo urukundo ni impano y'umwuka wera, ariko uraza gusanga ari n'imbuto cyane. Ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko sinjye urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirangira. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko sinjye urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo nkwikwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira
gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenye ko igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, nkatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto. Ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebere mu ndorerwamo ibirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro by'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Pawulo yavuze ngo akiri umwana muto. Ntabwo yavugaga igihe yari akiri bebe, n'igihe yari akiri umwana mu gakiza. Hari ibintu yitiranyaga. Natwe tukimenya imbaraga z'Imana, tukabona ibitangaza, ndumva Sirasi twarabibanyemo, twarakurikiye ko turebe ibitangaza, ndetse tubigiriramo n'umugisha. Imana iduheramo abagore, Imana iduheramo abana, Imana iduheramo imibereho, Imana iduheramo amaporomosi, ndetse turabirangarira, ndetse tukajya dutumira n'abantu kuko bazi guhanura, cyangwa tukabiruka. Icyo gihe twari tukiri abana mu gakiza. Ariko hano Pawulo aravuze ngo nkiri umwana, ngo natekereza nk'umwana muto, ngavuga nk'umwana muto, ngo maze kuba mukuru mva mu by'ubwana. Iyo umuntu avuye mu by'ubwana rero ahita amenya ko byose ubigenzuza urukundo rw'Imana. Haleluya. Amen. Ukuvuga ubonanye umuntu izo ngeso zose, umenye ngo uriya muntu ijambo ry'Imana ari iry'Imana ubwayo, ryatewe mu mutima, numva ngo rirabora, kuko ntabwo bibishaka ngo rizamere ritaraboze. Rirabora, ubundi shaka ugomba kubara bwo kwihangana. Yego. Uwo muntu rero yarihanganye, aratotezwa arihangana, aranegurwa arihangana, kugera igihe ijambo rikurira muri we maze rigera imbuto. Amen. Iyo bonanye umuntu ibyo bintu rero, uriya muntu aba ari uw'icyubahiro, kuko azanagororerwa. Uraza gusanga muri Matayo 25, igihe urubanza rw'imperuka ruzabaho, azavuga ngo nimuze bahawe umugisha na Data. Yego. Ngo kubera yuko nari nshonje murangaburira, nari ndwaye muza kunsura, nari mu nzu y'imbohe muransura. Noneho bamubaze, ni ukuvuga ngo ntabwo bahanuye ngo birekeraho, ahubwo ijambo ry'Imana ryeze imbuto mu mirimo yabo. Haleluya. Amen. Iyo rero ni imbuto y'urukundo. Imbuto y'urukundo niyo nkuru twayibonye, niyo mpano nkuru, ni nayo mbuto ya mbere. Haleluya. Amen. Umuntu w'umuhanga cyane, w'umupoete witwa Goethe. Goethe ni Umudage. Yavuze ngo tout ce que tu vois, fable ou vérité n'est rien si un brin d'amour mêlé. Ngo ibintu urebesha amaso yawe byose cyane, ngo byaba ukuri waba umugani, ngo ugasanga ikintu kibihuje kitari urukundo, uzamenye ngo ntacyo bivuze. Ibintu byose bigira agaciro kubera ko harimo urukundo. Noneho undi witwa Mutagatifu François de Sales yaravuze ngo mettez l'amour dans l'âme et tout y sert, ôtez l'amour de l'âme et tout s'y
ngo shyira urukundo muri roho, yego, ngo ibyawe byose biragira umumaro, ngo rukuremo, ngo byose birataka, yego, agaciro mu rukundo, imbuto mu rukundo. Haleluya, amen. urumva ntabwo umuntu yavuga urukundo urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo, rwatumye Yesu aza mu isi yacu, ngw'indushya turuhure, nta cyakirara cy'inzererezi, rwatumye sa cyakira. ubwo rero ni urukundo rw'Imana cyane, ariko ahandi haranditse ngo rwa rukundo rw'Imana ngo rwasaze mu mitima yacu. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo rw'Imana rutagira akagero, umwuka wera arusaza mu mitima yacu. Haleluya, amen. iyo yarusagije mu mitima yacu rero, Yohani we yaravuze ngo mwese abafite inyota muze munywe kandi ku buntu. Umwuka wera ayuzuza urukundo rw'Imana mu mutima w'umukristo, n'uwo baganiriye wese agashira intimba. Yego, haleluya, amen. none se urukundo se umuntu yaruvuga se ntiwarusoza, ntabwo warusoza. reka turebe imbuto ya kabiri. imbuto ya kabiri, yego, Yesu. imbuto ya kabiri ahangaha yitwa ibyishimo. iteka nagendaga ntemerewe n'ibyaha, ntiyagira ikibasha kumara umubabaro, ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, umugabo nta bwenge, yagiye nta rwandiko agira ngo azinjira mu kwaba andi binjira, uko ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'akatanga kamere, mutari urw'itorero basanga n'agafite. ngiye kugusetsa rero, ubundi ngewe nzi kuko uri gushirira mu biganiro. iyo umuntu adakiranutse, umutima we awukiranure n'Imana, ntabwo agira amahoro. ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko birivuga. ubundi haravuga ngo umuntu yishira ibyaha bye ntazagubwa neza. ntako birivuga. ngo ari kubyatura akabireka azanashisha nk'umukindo. Haleluya, amen. kera nkiri muri iyo minsi mbese y'ikera hagati y'ikanzu na kositimu, yego, mu gitondo naryamiriye, umuntu yarakomanze n'imbaraga, jya gukingura ngo ndebe ibibaye. yari umupadiri wabuze amahoro, araza arambwira ngo ubali we rafiki yangu kabisa, wewe unasema nilizala katoto kwa fulani, wewe padiri inshuti yanjye kabisa, ubali kabisa, ukavuga ngo ngiye wabyaye kakana ko kwa kanaka. ndamutegereza ngo aricara hariya tuganire. wagira ugize Imana urizanye. ndagira mbitekereza. ariko njyewe iyo ntekereza ibintu hari igihe mbivuga, yenda nshakisha ukuri kwabyo, mbabarira umbwire ni ukuri, waramubyaye kubera impamvu iyi n'iyi ndabikeka. none se nakawe sakawe. araturika araseka, ambwira n'ibindi ntamubajije, nubwo yapfuye ariko yapfuye ari inshuti yanjye. ariko no kuvuga ngo iyo umuntu ahise amanyanga mu mutima, umutima nubwo waba musegeri, nubwo waba kwambara ikanzu, nubwo waba bishopu, nubwo waba poso. uretse gusoma igitabo cyanditswe n'umuntu witwa Ndorimana, yavuze ngo uko ingendo izamuka hejuru ngo niko yerekana ubwambure bwawe. yego,
rwose ikiranure n'Imana, ikiranure n'umutima wawe, maze umenye amahoro umwuka wera atanga, kuko ubu ntabwo ushobora kuyabona, hari ibyo uhishe. Ni ukuvuga ngo bigenda bite wakira agakiza. yego dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira dusangire. yego ariko ukamureka akinjira mu byumba byose, no muri ibyo bya penetensiya hose akinjiramo, yanga kwinangira umutima wanjye ugafata imyanzuro. Turebe iyindi mbuto. Ariko amahoro y'Imana, amahoro ya Yesu Kristo yaduhaye ku buntu, ayaduha tugeze ku mahoro rero. amahoro ibyo byishimo amahoro n'ibyishimo n'ibimwe. kora amahoro hagati yawe n'Imana, kora amahoro hagati yawe n'umutima nama, maze kera ntabwo hari umunezero ngira, ugasanga umutima, hakaba n'igihe haza n'utwuya cyangwa n'uturira n'ikiniga. Iyo uje bitamenya ko kera ntari nzi ukuntu umuntu anezerwa akagira amahoro yuzuye. Ni ukuvuga rero mu mwuka wera, umwuka wera aturisha inyanja, tukagira amahoro, tukiberaho nk'abana batoya, ntiduhagarike umutima, ejo nzarya iki, ejo nzanywa iki, bambuze ibiki. kwihangana gutera kunesha nako gatera ibyiringiro, ibyiringiro bidakoza isoni. kwihangana njya ndeba nk'umuntu witwa Yosefu, yarabanje bene se baramugurisha, baramwanga, ntiyamubabikira inzika, aragenda yijajaye, abonye akazi nyirabuja aramufungisha, ntiyamubikira inzika, arafungwa. Banamufunguye ntabwo yigeze yihorera, arihangana. Nkunda kumugereranya na Gori na Musa na Samusoni. Samusoni yari umunyempano, yakoraga ibitangaza, yarakubitaga bikavuga cyane, ariko Yosefu aramuruta kubera iki? Yamurushaga kwihangana. Ni ukuvuga rero imbuto yo kwihangana iruta impano y'imbaraga no gukora ibitangaza. Haleluya, amen. Imbuto yo kwihangana isikomeza kugira neza. Twasomye hamwe na mwarimu Sirasi, Galilaya afite amahoro yasinziriye neza. Dusoma Matayo 5:5, turimo kuvuga kugira neza. Aravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazaragwa isi. Yego, abagwaneza barahirwa cyane, bazaragwa isi. Uzi ko uwitwa umuntu nkunda cyane yitwa Saint François de Sales, nakundaga gusoma ibitabo bye, yaravuze ngo les forts combattent, ngo les doux possèdent. Abanyembaraga bararwana, ariko bikazatungwa n'abanyamahoro. Haleluya, amen. Ngo umunyembaraga ararwana, umunyamahoro agatunga ibyo barwana. Amahoro kubera iki? Kubera yuko niyo abitunze biramunyura kandi abisangira n'abandi. Rero hari umugabo witwa Rulinda w'Inyamata. Ahantu iyo ngiye nk'Inyamata ari mu mayeri ifite icyo gifite imodoka, genda ndeba hirya no hino kugira ngo ndebe umuntu undeba neza. Nakubitana na Rulinda tukishima. Gira n'inshuti zanjye z'abagwaneza, hari Indera, hari uherutse kwitaba Imana bitangaza Irwaye Demarugamba Jean Damascene. Abana banjye baramukundaga kurusha uko bankunda, ku buryo yarapfuye baragera benda gupfa. Mvango yari afite yagwaga neza, yarazaga akabaganiriza neza, akabaha umugati, akababwira utuntu twiza, akazajya aboherereza n'utuvideo kugira neza. Ako nabonye abana banjye bamwemera cyane kurusha abi. Ingeso nziza, kugwa neza. Nundi nawe kubwira witwa Munyaburanga Jean Marie Vianney, wagira n'impuhwe akarira. Nawe urumva rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ineza y'umuntu ni imutera igikundiro. Urumva? None se ufite igikundiro kitabona n'ikisi? Nuko abo bantu bose avuzemo no gutanga urugero rw'uko bafite ubwo buhamya, ndetse n'izi karitere twaze tuvuga kuri iyi minota twatumaze kugeraho kuri iyi Mana. Akariyo mpamvu yaratanzemo urugero rw'abo bantu. Gusa ngiye nkiri nko mu gipadiri, kuko hari amakanzu abiri hariya,
abapadiri bagwaneza bahuraga n'ibibazo bikomeye. Abagore barabakundaga cyane. Ariko abagira umushiha ntabwo abagore babakunda. Niwe ntabwo babakunda. Ngo rero ngo ineza y'umuntu imutera gukundwa. Ikigeragezo si ubu ni byiza. Kandi bakundaga kandi Yesu yaravuze ngo nyigire ko ndi umugwaneza. Gusa ndatuzaga mu byaha. Yesu we ntibamwishe. N'abana mwishe. Ngo munyigire ko ndi umugwaneza kandi roheje mu mutima. Cyane. Ngo kunkorera ntabwo biruhije. Uri mitwaro yanjye ntiremereye. Ariko wari wakorera umubosi w'umugwanabi. Arakwica akakumara nabi. Akumenasa. Yewe data we ubugushije ishyaka. Ukiriranwa n'umuntu mubi kandi agufite ububasha. Arakumenasa. Bukira bugacya. Yewe nagaruka. Yewe nahuye n'abantu babinda bimenya. Nimugoroba yongeye kuryama. Numva wa munezero n'aya mahoro y'Umwuka Wera bifite ikintu kibito. Subiza amaso inyuma nkasa nahuye n'abantu batari. Ariko iyo wahuye n'abagwaneza yewe we umunsi uba mwiza nijoro rikaba ryiza. Turebe iyindi mbuto. Iyindi mbuto rero ni imbuto izuba twayivuyeho gukiranuka. Ngo tuvuze gukiranuka ikintu cya mbere iyo wakiriye Yesu agukiranura n'Imana. Yego. Akagukiranura n'umutima wawe. Ariko ibyo bigaragarira mu buryo ubayeho. Uretse gusoma ahantu havuga ngo umuntu ukiranuka akiranuke ku ifaranga. Ifaranga. Ku ifaranga. Nuguze umuntu umwishyure. Urumva? Nucuruza wo guhegeka iminzani. Urumva? Njye nabonye hari ahantu hakomeye muri iyi minsi rwose. Tarimo kugusha abantu. Agusha abantu cyane. Uziko abarokore benshi bazi gutanga ruswa. Ariko batazi gutanga icyacu. Ngo byamaze kuba ibibazo. Gukiranuka rero. Kandi umukano kose. Ni igipimo benshi bagwamo. Ngira umupangayi. Akazi ke yasingiza ibishyitsi akazigurisha. Ariko nta gitariki yo kwishyura yagera ataranyishyura. Anyishyura mbere y'abandi. Aranirwa yikoreye inkwi. Urumva? Akiranuka ku ifaranga. Cyane. Umva rero iyo abantu badakiranutse ku ifaranga ni igipimo gihagije cyo kuvuga ngo imbuto y'Umwuka Wera aho ngaho ntabwo ihagije. Ahangaha azindi irivuga ngo kugwa neza ndetse no kwirinda. Busisi zimwe na kugwa neza aho wabirebera. Wareba umuntu iyo bamubwiye nabi abigenza ate? Reaction. Iyo bamubwiye nabi abigenza ate? Ese hari umuntu wari wamutuka ntamusubize? Kwirinda. Uvuga ngo ahangaha agomba kubamo kwirinda guhita uvuga. Nibyo? Numva rero umugwaneza twigeze kujya gushyingura umukecuru. Abana be bari baducumbikiye. Umwana we yari umupfakazi yaducumbikiye muri annex yari hepfo y'iwacu. Bagiye kumushyingura bamuvugaho. Baravuga ngo yari umuntu ugwa neza kandi ucisha make. Hari umuntu ushobora kugirana ikibazo urumva bikaba birebire undi akabyoroshya. Kubera ko ari umugwaneza. Bana ngewe iyo umuntu tari ibibazo ngiye n'urushibazo. Ese namumitse ibibazo. Ndabyoroshya. Koroshya. Umugozi ubundi uraza gukomeza ibibazo ngo bigende biti. Turebe izindi mpamvu nyasigaye ebyiri. Ni imwe ibisigaye. Ni impano imwe yo kwirinda. Kwirinda twayivuze. Oya. Isozo. Kwirinda ni isozo. Reka yo tubivugeho birambuye kuko ntabwo yoroshye. Njyewe nari umukinnyi w'umupira. Nanjye nawe ukina. Noneho ukina karindwi.
nanjye nakinaga 7/11. Noneho rero twakoraga tizi, urumva, twarangiza tugakina umupira, bakuvuna iyo ukunda umupira uragaruka, batakuvuna kandi ukumvira umutoza ngo ni umupira. Ntabwo nigeze ntwara igikombe, urumva, ariko ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo itegereze ngo abantu basigana barushanwa, ku gikombe gitwara umwe kandi ibintu ari benshi. Ni ukuvuga ngo no muri ibi bintu by'Imana ugomba kwihangana kandi ukarushanwa nk'ushaka igikombe. Ukaba Pawulo baravuga ngo umubiri wanjye ngo utwaza igitugu, ngo kugira ngo nimara kubwiriza abandi ngo ntazasanga nanjye nagawe. Haleluya, amen. Uko kwirinda rero iyo discipline, gira umwishwa wanjye utwara indege akaba n'umurokore, n'umuntu wicisha bugufi cyane, ariko yarambwiye ngo cyaba igisirikare ni n'umusirikare, cyaba n'igikristo, ngo byose bishoborwa n'ikintu kimwe gusa, discipline. Ukirinda mu by'urya, ukirinda mu by'unywa, ukirinda mu by'uvuga, ukirinda mu by'ukora, ukunda mu gihe ukoresha igihe cyawe, bene uwo muntu yera imbuto. Rero izo mbuto twazibonye ko ari 9. Nubwo wahanura ukavuga mu ndimi udafite ariko bazakumenya, ku mbuto bazakumenya. Nta muntu ushobora kwihisha iyo bamukize ku gipimo cy'imbuto. Imbuto rero ntabwo ari Imana izitanga, irazikorera. Iguha imbuto, iguha logos spermaticos, ni ukuvuga ngo iguha semence, guteramo ijambo ryayo. Abantu banze bo hasigaye imbuto nta muntu hagari Imana zitanga, ahubwo ni fomi, ni njyewe. Ni ukuvuga ngo wera imbuto kubw'ubutaka bwiza kandi bwakorewe neza, bwahingiwe neza, kandi nicyo gipimo, nta kindi kibaho. Haleluya, amen. Imana idufashe rero kandi idukangure kwigenzura, kugira ngo nitumara guhanura no gukora ibitangaza tutazasanga twambaye ubusa, imiyaga y'Imana yahushye, kuko byanze bikunze iratinda ikagosora cyane, tutazisanga mu bishingwe. Imana ibagirire neza, amen. Reka dusoze tukubwira ngo uyu munsi none Imana dushakaho nuko wakira ubutumwa bwiza, kera imbuto zikwiriye abihaniye, kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kuza kubana nawe. Reka tugushimire wowe waduhaye umwanya wawe mwiza kuza kubana natwe, reka tugushimire nawe mukozi w'Imana, nawe watanze ubutumwa bwiza. Hanyuma Imana igomba gushaka ibiganiro ndetse nagagaruka usanga kuri ibiganiro batangiye, kugira ngo nibura abantu benshi baze kubohoka, bave mu kangaratete no mu kaga barimo. Imana rero igomba. Reka dusoze dusenga Imana, kugira ngo Imana ize kugira neza. Gusa tutarasenga, hari abantu rimwe na rimwe igihe banyandikira bakambatse, padiri twamubona gute? Nimero yawe ongere babwire. Nimero yanjye ni 0782 54 25 3. Imana igumugisha. Nyagasani Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye ko uri umuremyi, tugushimiye ko uri umutabazi wacu bwite, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, nuvugirize impundu kunesha kandi weshe icyubahiro cyawe gikomeye. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe biganze bitegeke uhereye umunsi ukagize iteka ryose. Turagushimiye rero kugeza ku Umwami wacu, amen, amen.